ndagusuhuje ngo haye ikaze kuri iyi channel yacu ya Izo TV. Hano tugenda tuganira ibintu byose, amakuru tubona ko hari icyo yamarira abantu bakurikira iyi channel. Tugiye kuganira akamaro, ibyiza byo kurya igitunguru kibisi ku mubiri wacu. Umuntu ashobora kuba arya igitunguru kenshi ariko adafite amakuru, atazi akamaro igitunguru kimariye umubiri wacu, atazi impamvu igitunguru gishobora gukiza zimwe mu ndwara. Icyo nakubwira cyo rero, nuramuka umenyeje ibyiza byo kurya igitunguru kibisi buri munsi, ndatekereza ko nta n'undi munsi uzongera kugisiba. Ngiye kukubwira rero kurya igitunguru kibisi icyo bimariye umubiri wacu muri iki kiganiro. Nkubwira yuko iki kiganiro nagikoze nifashishije ibinyamakuru, ubushakashatsi bwakozwe n'abantu bagiye batandukanye, bavuze ubuzima bwacu cyangwa se abahanga mu kuvura, abaganga, abadogiteri. Reka ntangire ntatinze muri iyi video. Igitunguru kibisi iyo ukiriye ngo kenshi na kenshi mu mubiri, gifasha umutima gutera neza bitewe n'uko kibitsemo ubushobozi buha imbaraga umutima mu gukora akazi kawo. Ako ni akamaro ka mbere, gifasha umutima gutera neza cyangwa se gukora neza. Muri make, igitunguru iyo ukirya buri munsi gishobora no kukurinda indwara z'umutima. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, akamaro ko kurya igitunguru kibisi, gikungahaye kuri vitamini C ifasha uruhu gukomera ndetse no gukira vuba mu gihe rwakomeretse. Ako ni akamaro ka kabiri. Umuntu urya igitunguru buri munsi bitewe na vitamini C iri mu gitunguru, ifasha uruhu gukomera ndetse no gukira vuba mu gihe uruhu rwakomeretse. Mujya mubona abantu basitara cyangwa se bakomereka agasebe gatoya, mu minota mike ko mukabona karakize. Birashoboka yuko baba bafite ubudahangarwa cyangwa se baba bafite intungamubiri, immunity cyangwa se ubudahangarwa. Noneho rero iyo ushaka kugira ngo ibyago byo kugira ngo uruhu rwawe ruzajye rukomereka hanyuma rukire vuba, ushobora gukoresha igitunguru. Umumaro wa gatatu rero w'igitunguru, wo kurya igitunguru kibisi, igitunguru kibisi kirinda kanseri cyane cyane ifata amara. Umuntu urya igitunguru kibisi kandi akakirya mu buryo buhoraho buri munsi, kirinda kanseri ifata mu mara. Ku mwanya wa kane, gikungahaye ku ntungamubiri zifasha kugabanya isukari mu maraso, bityo amaraso atembera mu mubiri akaba asukuye, atatera indwara. Ni ukuvuga ngo iyo urya igitunguru kibisi, bitewe n'uko igitunguru ngo gishobora gufasha amaraso kuba yatembera mu mubiri, hanyuma noneho amaraso akaba ashobora gutembera mu mubiri, nyine imyanda kuko ni ukuvuga ngo mu maraso haba harimo n'imyanda. N'igitunguru rero gishobora kugerageza gukuramo iyo myanda, noneho kigafasha amaraso kuba yatembera mu mubiri hose nta myanda irimo. Twihuse rero, igitunguru kibisi, bongeze ku mwanya wa gatanu, igitunguru kibisi kivura ibicurane iyo ukivanze n'ubuki ndetse n'indimu. Ufata igitunguru, ufate indimu, ufate n'ubuki, ubivange hanyuma ubirye mu gihe warwaye grippe cyangwa se warwaye inkorora. Bishobora cyangwa se bikuvura ibicurane n'inkorora. Ibi byo ni ibintu bizwi, nta muntu utazi uyu muti. Ku mwanya wa gatandatu, igitunguru kibisi gifasha umuntu urwaye kugira apeti yo kurya ndetse ntanagarure ibyo yariye birimo n'imiti yanyoye. Ni ukuvuga ngo niba wahaye umuntu urwaye igitunguru kibisi, hanyuma gishobora kumufasha kugira apeti, ubushake bwo kurya mu gihe ntabwo yari afite, kandi kikamurinda kuba ashobora kuba yaruka ya miti yanyoye cyangwa se imiti arimo aranywa. Ngeze ku mwanya wa munani, ndi kukubwira akamaro ko kurya ibitunguru cyangwa se igitunguru kibisi. Gikiza uduheri ndetse n'izindi ndwara zifata uruhu. Igitunguru kibisi kirazivura kandi kikanazirinda gufata uruhu. Ni ukuvuga ngo ibihushi, indwara z'uruhu, ibyo ari byo byose biza ku ruhu nk'indwara, amapimpo, uduheri, igitunguru kibisi kirafasha kuba cyahangana n'ubwo burwayi. Ku mwanya wa cyenda, guhekenya igitunguru kibisi gifasha gukomeza amagufa yo mu mubiri. Ni ukuvuga ngo iyo uhekenye igitunguru kibisi bishobora kugufasha kuba amagufa yawe yakomera. Ku mwanya wa cumi, ku bantu bifuza kugabanya ibiro, igitunguru kibisi kibafasha gukamura ibinure. Hari abantu baba bafite ikibazo cy'umubyibuho, ugasanga umuntu angana gutya, angana umusozi,
ugasanga umuntu arabyibushe, afite umubiri we mbese ni munini cyane ku buryo budasanzwe. Nk'abantu rero nk'abo bashaka kugabanya cyangwa se bashaka gukora regime cyangwa se bashaka kujya kuri taille, ni byiza ko bifashisha igitunguru, bakarya igitunguru mu buryo buhoraho kandi bakarya igitunguru kibisi, kuko kibafasha gutwika ibinure ndetse bagatakaza ibiro mu gihe gitoya. Iki kiganiro nakubwiraga ibyiza byo kurya igitunguru, maze kukubwira akamaro ko kurya igitunguru rero niba wakumvishe, ibyo ni byerekana ko mu byo urya udakwiye kwirengagiza kurya igitunguru kibisi. Nakubwiye yuko iki kiganiro nkikugejejeho nifashishije ibitabo bigiye bitandukanye by'abahanga, abaganga, abashakashatsi ku ndwara cyangwa se ku buzima bw'ikiremwamuntu. Ushobora kumva ndi kukubwira iki kiganiro ugahita utekereza yuko wenda ngiye ndi dogiteri, ndisegura kugira ngo nyine ejo hatazagira ushobora kuvuga ngo ndi dogiteri cyangwa se n'undi muntu udasanzwe mu kuvura indwara z'ikiremwamuntu. Oya, iki kiganiro nagikoze nkoresheje amakuru cyangwa se inyandiko z'abahanga kugira ngo nanjye ngerageze ntange amakuru. Ntawamenya, ntihabura abashobora kureba ibiganiro nk'ibi ngibi banyuze kuri iyi channel yacu ya Aizo TV, kugira ngo abifuza kumenya amakuru nk'ayo ngayo nabo bamenya ayo makuru. Ni byiza rero ko tubungabunga ubuzima, ni byiza yuko tumenya indwara indwara mbi twakwikururira. Hari indwara twikururira, ni ngombwa ko tubungabunga ubuzima nta cyaburuta. Ndatekereza ko rero iki kiganiro kikuryoheye, kandi ndatekereza ko iki kiganiro gishobora kugusigira byinshi. Niba wakunze iki kiganiro ndagusaba kuba wakora subscribe, ugasharinga iki kiganiro kugira ngo n'abandi babone iki kiganiro, ariko ngusaba kuba wakora subscribe mu gihe waba utarayikora, kuko ibiganiro biri inyuma cyangwa se ibiganiro duteganya kuba twakora bivuga ku buzima cyangwa se bivuga ku ndwara ni byinshi. Hanyuma igihe ibyo biganiro igihe tuzaba twakoze ibyo biganiro uzajye ubibonera igihe. Nakubwiraga akamaro ko kurya igitunguru kibisi. Akamaro ko kurya igitunguru kibisi ni kanini ku mubiri wacu nk'uko nabikubwiye. Nakubwiye yuko ikiganiro cyavugaga akamaro ko kurya igitunguru kibisi. Ndatekereza ko iki kiganiro ugikuyemo inyigisho ikomeye, ukaba ugiye no gutangira kugerageza kurya igitunguru kibisi.